inkuru mbi yongeye kumvikana mu gihugu cy'u Rwanda. Kwizera Olivier yafashwe arimo asambanya inka muri rusange. Ni mu gihe iyi nka iheruka kubyara ikirema kidasanzwe, bahita bagihamba iyi nka ikikibyara kugira ngo kitagera ku isi kigahindura ibintu byinshi. Ni mu gihe byabereye mu karere ka Gasabo mu mudugudu wa Mbandazi mu kagari ka Cyeru muri rusange. Ibi byabaye mu masaha ashyira saa 10 z'igicamunsi. Kwizera Olivier w'imyaka 25 wari umushumba wakoraga mu kano kagari ka Mbandazi mu uyu mudugudu wa Cyeru yafashwe arimo asambanya inka, noneho yafashwe n'abaturage. Ni mu gihe iyi nka ikibyara ikabyara ikiremwa kidasanzwe, bahise batangira gukurikirana uyu mushumba kugira ngo barebe ko atayifata ku ngufu. Ni mu gihe veterineri yayipimye bagasanga iyi nka yakiriye amasohoro y'abantu ikahita isama muri rusange, itangira gusama bicanganye hamwe inka ahandi umuntu. Ni mu gihe iyi nka yabyaye umuntu muri rusange ariko ntabwo yari umuntu nyawe. Ni ukuvuga ngo iyi nka yari ifite umutwe w'abantu ariko ifite ukuguru nk'uko umuntu, ukuboko nk'uko umuntu, ukuguru nk'uko umuntu. Ni ukuvuga ngo iyi nka yahise ishyingurwa, iyi nka ikibyarwa yahise ishyingurwa. Nibwo batangiye gukurikirana uno mushumba ngo barebe yuko adasambanya ino nka muri rusange. Aya ni amahano akomeye cyane, abantu bakomeje kugira ubwoba kubera iki abantu bari gukora abikosa nk'ibi ngibi cyangwa amahano nk'aya ngaya. Kwizera Olivier ubu ngubu yahise afatwa, ubu ngubu afungiye mu kagari ka Mbandazi mu mudugudu wa Cyeru. Niho afungiye kugira ngo adacika, kugira ngo baze kumugeza mu butabera ahanwe bitewe n'ibyaha yakoze byo gusambanya inka. Iyo ari incamake y'amakuru rero nyije kubagezaho amakuru nitwurinzwe n'Imana Emmanuel. Nimba ushaka kumenya imva n'imvano uburyo ki yasambanyije ino nka, kora subscribe kugira ngo dutangire inkuru yacu y'uno munsi. Reka dukomereze mu karere ka Gasabo mu mudugudu wa Cyeru mu kagari ka Mbandazi. Ni mu gihe Kwizera Olivier yafashwe ari gusambanya inka, ndetse iyi nka iheruka kubyara ikiremwa kidasanzwe muri rusange. Ni mu gihe Kwizera Olivier yajyanwe mu kagari ka Mbandazi mu mudugudu wa Cyeru kugira ngo ataza gucika muri rusange. Ibi byatangiye cyangwa gucunga uno mugabo ko asambanya inka byatangiye ubwo ino nka yabyaraga, veterineri akayipima akayisangamo amasohoro y'abantu. Ni mu gihe rero yahise avuga ngo mucunge uno mushumba, muzarebe ko atari we usambanya ino nka, kubera ko iyi nka yabyaye uruhande rumwe n'umuntu, urundi ruhande ni inka. Mu gihe iyi nka yahise ishyingurwa ikivuka cyangwa nyina ikibyara bahise bayishyingura. Ni mu gihe rero bamufashe nanone arimo arongora ino nka. Ni mu gihe abaturage bakomeje kugira ubwoba, ariko twabajije umwe mu baturage waha yavuze yuko uyu mushumba Kwizera Olivier n'ubundi yigize gufatwa asambanya ihene mu mezi 3 ashize, ariko yafashwe n'abaturage gusa ntabwo byamenyekanye cyane. Ni mu gihe Kwizera Olivier avuga yuko afite ikibazo cyo mu mutwe muri rusange. Uyu Kwizera Olivier rero nongeye kubabwira yuko ari mu kagari kugira ngo bamushyikirije inzego z'umutekano cyangwa ubugenzacyaha RIB kugira ngo bamukorere dosiye kw'ibi birego ari gushinzwa, kugira ngo abashe kubihanirwa muri rusange. Ku murongo wa telefoni na gitifu wo mu mudugudu wa Mbandazi, mu gihe gitifu ari we wamwifungiye mwa kano kagari. Uyu nkuru irambuye rero na gitifu mu kagari ka Mbandazi, reka twiyumvire gitifu icyo abivugaho muri rusange. Murakoze cyane rero bwana abanyamakuru, nongeye kubashimira mbabwira ngo kuba munahageze ibyabyo byonyine bireta biduhereza igisubizo. Uyu mushumba rero bamwita Kwizera Olivier, amaze mu ino famu amazemo hafi amezi 5 gusa. Iyi ni ifamu yibera hano muri rusange, nyirabuja ntago abahari cyangwa ababose ntago baba bahari. Iyi famu yibera hano gutya nk'uko izi nka muri kuzibona hano muri rusange. Ni ukuvuga ngo rero uyu Kwizera Olivier, ni ukuvuga ngo hari undi mushumba bakoranaga we yaraje arambwira ngo izi nka arazisambanya, ariko njye ntabwo nabyitaye koko kasambanya zino nka muri rusange. Njye ntabwo nabizi ko ari amagambo y'abantu gusa. Iyi nka ije kubyara umuntu, uruhande rumwe ari umuntu, ikindi gihande ari inka muri rusange. Ni mu gihe rero ibi ngibi byo twese dutangira iperereza cyangwa gukora iperereza mu buryo burambuye. Niyo mpamvu rero twese dushyiraho abantu kugira ngo bazajye bamucunga ko adasambanya ino nka, kubera ko ibi bintu byaratubabaje cyane mu kagari kacu. Abakobwa ntabwo babuze bajye basambanya abakobwa, hano haba indaya nyinshi bajye basambanya indaya, zirahari pe, zaranatujengereje. Ahubwo nazo ni ukujya twuzikiriza ubugenzacyaha RIB nabwo zigahanwa, zatugwishiriza abantu. Rero uyu mugabo mufungiye mwa kano kagari kanjye, ariko ejo mu gitondo
ndamushyikiriza kuri polisi kugira ngo ahanwe cyangwa ibi byaha ashinjwa abikurikiranweho ari kuri polisi. Twabaye tumwifashishije hano mu kagari kugira ngo atabasha gucika. Bwana abanyamakuru rero, amakuru ndumva ni uko nguko bimeze ahangaha mu kagari kanjye. Ubwo nihagira ibindi biza guhinduka cyangwa izindi mpinduka turaza kubamenyesha. ni mu gihe mudugudu yatubwiye mwari no jwi rirambuye ko batangiye gucunga uno musore igihe ino nka yabyaraga umuntu muri rusange. Rero yari Kidasamura Movie, urw'inkorogoto bakora rugakonkoma. Kora subscribe kuri Kidasamura Movie TV Rwanda. Iyi nkuru turaza kuyigarukaho mu kanya saa 4 za mu gitondo. Murakoze cyane, Imana ibarinde.